Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza ku wa mbere w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 22 Mata 2024. Isomo rya mbere mu itariki byakozwe n'intumwa umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugeza ku 18. Intumwa n'abavandimwe bari muri Yudeya bari bumvise ko n'abanyamahanga bakiri ijambo ry'Imana. Petero rero ngo agarukiye Yerusalemu, abagenywe batangira kumugisha impaka bagira bati, ubonye ngo uragenderera abatagenywe kandi ugasangira nabo? Nuko Petero abatekereza uko byose byagenze, ntacyo aciyeho agira ati, nari mu mujyi w'Iyope niho nsenga nza gutwarwa, maze mbona mu ijuru ikintu kimeze nk'umwenda munini gifashwe mu mfuruka enye cyururuka gituruka mu ijuru, maze kiza kinsanga. Uko nakagihanze amaso nitegereje mbona inyamaswa z'amaguru ane zo ku isi, ibikoko by'inkazi, ari bikururuka ku butaka, ari n'ibiguruka mu kirere. Nuko numva ijwi rimbwira riti, Petero, haguruka wice maze urye. Niko gusubiza nti, oya Nyagasani, nabera sinigeze nasamira icyanduye cyangwa igihumanya. Ijwi rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Ibyo biba inshuro 3, hanyuma byose bisubizwa mu ijuru. Ako kanya abantu batatu bari baturutse i Kayizariya bantumweho, babahagaze ku rugo nari ncumbitsemo. Roho Mutagatifu ambwira kujyana nabo nta gushidikanya. Aba bavandimwe 6 mu ruzi nibo bamperekeje, nuko twinjira mu nzu y'uwo muntu. Ubwo adutekerereza ukuntu yabonye umumarayika wamubonekeye mu nzu ye, akamubwira ati, wohereze abantu Yope utumire Simoni uhimbwa rya Petero, azakubwira amagambo azagukiza wowe n'urugo rwawe rwose. Igihe rero ntereye kuvuga, Roho Mutagatifu abamanukiraho kuko natwe yatumanukiyeho mu ntangiriro. Ubwo nahise nibuka ijambo rya Nyagasani yavuze ati, Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirizwa muri Roho Mutagatifu. Niba se Imana yarahaye abo bantu ingabire imwe natwe igihe twemeye Nyagasani Yezu Kristo, ngewe rero narinde ukuburizamo umugambi w'Imana? Bumvise ibyo baratuza, bakuza Imana bavuga bati, noneho Imana yahaye n'abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 42. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko umutima wanjye ufite inyota Mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana, Imana nyir'ubuzima. Mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe bijye binyobora inzira, maze bizangeze ku musozi wawe mutagatifu, aho ingoro yawe yubatse. Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsanga Imana nkesha umunezero wose. Maze Uhoraho Mana yanjye ngusingize, ngucurangira inanga. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu abwira abafarisayo ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijya imbere zikamukurikira kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira uwo handi, ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yezu yabahaga icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Nuko Yezu ati, ndababwira ukuri koko, ni njye rembo ry'intama. Abandi bose baje imbere yanjye n'abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Ni njye rembo. Uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Nge rero nazanywe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ego veni ut vitam habeant, ut abundantius habeant. Je suis venu pour criser la vie et la vie en abondance.
njye naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Yohana 10:10. Subiyemo uwo mutwe ndetse n'uwo murongo w'ivanjiri ya Yohani, ndatekereza ko nta muyobozi waba utawuzi. Yarawufashe mu mutwe, muyobozi, mutegetsi, mushefu. Ese uyu mutwe awufashe mu mutwe? Yohana 10:10. Umuyobozi wese, umushumba wese ategetswe kuwufata mu mutwe, kuko turebera kuri Kristo umushumba mwiza. Ngiye intego yacu tugiye kuzirikanaho hamwe n'amasomo y'uyu munsi, ubwo turi mu cyumweru cy'umushumba mwiza, Yezu Kristo umushumba mwiza, twebwe tukaba intama ziri mu rwuri rwe. Aha rero tuje ni kuri buri munsi mu rwuri rwa Yezu Kristo kugira ngo tugaburirwe nawe. Numara gufungura ukomeze ufungure kandi uze gufungurira abandi. Urugwiro rwa Kristo urusheho guhaga ndetse ubane na Kristo. Nicyo nakwifuriza. Naje kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye, kugira ngo zigire ubugingo, pour criser la vie ut vitam habeant. Ngaha rero Nyagasani akube hafi kugira ngo nawe uze kuvoma ibyiza bya Nyagasani. Ahangaha ukomeze kuba umushumba mwiza. Hari ikibazo twakwibaza ku ntangiriro, ese nk'ubu Yezu agarutse, Yezu Kristo umushumba mwiza, umurongo yaguhaye niba uri umuyobozi kugira ngo uyoborere intama ze, niwo yasanga ugifite cyangwa wasanga warawuhindaguye, warawuhinduye? Mu gihe Yezu avuga ati naje kugira ngo intama zanjye zikire ubugingo, nitangira intama, wasanga wowe waraje uti naje kugira ngo ndye intama, nzice, nzibabaze, nzicyucyure, nzikenuze, naje nje babandi bica kandi bagakiza. Aha nawe uzirikane ko ku munsi w'urubanza uzakubitwa nyinshi. Umushumba nyine baragije byinshi, nawe bazakubaza byinshi, cyane cyane izo ntama izo wagiye urya kandi wagombaga kuzitangira. Muyobozi ngakubutsa ku ikubitiro ko Yezu Kristo ubushumba bwe, ubwami bwe bushingiye cyane cyane kuba umugaragu, etre serviteur, kuba yewe n'umucakara, kuko ntabwo yaje kugira ngo agaragirwe, ahubwo yaje kugira ngo abe incungu ya benshi. Urimo nanjye ndimo. Rero hari bamwe twagiye ducurika umurongo wa Yezu, twebwe tugicara ku ntebe y'ifuteyi tukidamarira kugira ngo baduhereze twebwe, kandi turi abayobozi, turi abashumba. Urumva so umurongo wa Yezu tarawucuritse ngo wa Yesu witangira abantu akemera kubapfira, umushumba mwiza wigurana intama ze. Amasomo arimo abashumba babiri nk'ingero zizaza gutumurikira kugira ngo natwe tubigireho kandi tugendane nabo, bityo natwe tube abagaragu ba Kristo uko bikwiye. Uwo ni Petero, intumwa ya Yezu Kristo, ndetse na Yezu ubwe. Petero tuza kuva mu isomo rya mbere na Yezu mu ivanjiri. Isomo rya mbere turi kwakira ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigira amazina 3 nubwo hafashwemo rimwe gusa. Izina rya mbere cyitwa nyine igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ariko izina rya kabiri cyitwa igitabo cy'ibyakozwe na Petero ndetse na Paulo. Inkingi za kiliziya zazihagara izindi ntumwa zose. Paulo intumwa y'amahanga, Paulo intumwa ya Kristo, na Petero wari hafi aho ngaho Yerusalemu. Ariko none ku wa gatatu cyitwa igitabo cy'ibikorwa bya Roho Mutagatifu. Amen. Turumva uyu Roho Mutagatifu nyine kuri izina rya gatatu arimo akora ibitangaza, mpaka ageze no mu mahanga agahindura abanyamahanga bagahinduka bagana Imana. Twumvise Roho Mutagatifu urya akoresha Petero kugeza ubwo ageze aho Imana imushaka agahakora ubutumwa. Iki nicyo bita responsabilité. Responsable ni inshinga y'ikilatini ivuga ngo respondere, umuntu ushobora gusubiza mu kigwi cy'abandi. Petero rero Yezu Kristo yatoye, twumvise uburyo agiye kwisobanura, ariko bikaza kurangira anatsinze. Uburyo Roho Mutagatifu yamumurikiye nuko akajya gukiza abanyamahanga. Biraza kurangira conviction y'umuyobozi abatsinde nyine, niba twarahawe Roho Mutagatifu n'abandi nabo bagomba kumuhabwa abanyamahanga. Ngibi rero byerekeye umukiro w'abanyamahanga nkuko isomo risoza ribivuga, ngo nuko bose bamaze kumva ubwo buhamya bwa Petero ngo baratuza, bakuza Imana bavuga bati noneho Imana yaha abanyamahanga kwisubiraho kugira ngo baronke ubugingo. Amen, amen. Ubugingo nazimwe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye, umukiro ukagera no ku bandi. Nicyo cyazanye Yezu,
naza muri uyu munsi iratwibutsa inyota tugomba kugirira Imana, gushakashaka Imana. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyiri ubuzima. Imana niyo itanga ubuzima kandi buha bose, nari ngiye kuvuga ababi n'abeza, twese ikabuduha ku mpuhwe zayo, ubuzima bw'Imana. Icyo ni Imana ishinzwe, icyo ni Imana ishaka ko twese twagira ubuzima buyiturutseho. Ngiyi ni ivanjiri y'uyu munsi iganisha ku ntego yacu y'uyu munsi, ut vitam habeant pour criser la vie, kugira ngo bagire ubuzima, bagire ubugingo. Iratwereka Kristo umushumba mwiza ndetse n'intama. Kristo wita ku ntama akazigira neza, bityo nubashe gutandukanya Kristo n'intama kuko azicaramo, azigumamo. Akavuga Mutagatifu Agusitini ugira uti umushumba agomba kugira impumuro y'intama. Ngo ubu butumwa bwa Yezu, ngiye ibyishimo bya Yezu, nuko twarokoka, nuko twagira ubugingo. Yezu aremera agashira, twebwe tugashisha. Yezu aremera akitanga akababara kugira ngo twebwe tubabarirwe. Yezu aremera agaseba kugira ngo twebwe tugire agaciro. Ngo umushumba mwiza, naho icyawe nanjye twagiye tubicurika, ahubwo dushaka ko intama arizo zaseba mu kigwi cyacu, dushaka ko intama arizo zashira, twebwe tugakomeza tugashisha. Yezu ntabwo ari uko akora. Nge nazanye no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Yohani 10:10 muyobozi. Aho nafate mu mutwe, ntuhafate mu mutwe gusa, ahubwo hafate mu mutima no mu buzima bwawe. Ivanjiri atwereka Yezu umushumba mwiza witanga. Yezu ntabwo atanga gusa, ahubwo aranitanga. Yezu Kristo udakeneye guhabwa, ahubwo we utanga akanitanga. Nguko gukorera abandi, kwita ku bandi, kuba umucakara w'abandi, aho kugira ngo ngembe umuyobozi ngenerwa nsikamiye abandi, ndyamira abandi, nicarira abandi, mbategekesha inkoni y'igitugu, mbakubitisha inkoni y'icyuma, n'ubundi bubasha bwose nabashyiraho nkabatsikamira. Ese muyobozi, mushumba, abo uyobora urabatsikamiye cyangwa bafite ubwigenge, urababohora, ubitaho? Byaba ari byiza Yezu Kristo mushumba mukuru mwiza nahindukirira azaguhemba nyine. Ariko none uragowe niba intama za Kristo ugenda uzitatanya, zimwe ukazikenuza, izindi ukazirya, izindi ukazica, izindi ukazigirira nabi uko ushoboye kose, aho uzakubitwa nyinshi nawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore mu rugo rwabo ngo hajemo agatotsi. Nuko umugabo ngo ajya kwa sebukwe ababwira iby'umukobwa wabo, uburyo atamwitaho, uburyo bwose aza ntamuhekeya, yabaje mu rugo akabura umuntu umuha karibu kandi umugore we ahari. Nuko inama iza kwanzura ko wa mugore agiye kwisubiraho. Nuko wa mugore aravuga ati nanjye ngiye kwisubiraho, uruhare rwanjye rubi ngiye kurukuramo, ahasigaye njye ntegereza umugabo, muhekeya, mwiteho, mbese ntabwo nzongera kumubihiriza na rimwe. Nzemera uko nshoboye kose mwitangire, njye mwakira neza mu rugo. Nuko urugo rurasubirana, babana neza mu mahoro. Bya bindi byo kwa mugore we byasezerano yakoze ko ajya kujyahiza ishoboka byose akajya yitanga, akamutegereza, ubundi akamuha karibu. Wa mugore ngo yari yatetse ibiryo byiza, ibiryo bihumura, ibiryo biri mu rukarango rwiza cyane. Nuko aravuga ati ko biri kose ndategereza umugabo wanjye muheke wundi tuze gusangira. Hagati aho nyine uko umugore yarategereje umugabo, ngo bari bafite n'umukozi nawe utegereje ko nibarangiza kurya yoza amasafuriya, yoza amasahani, ubundi akabona kuryama. Shebuja na nyirabuja bamaze kurya, ubundi agasukura ibyo baririho, ubundi nawe akabona kuryama. Nuko igihe kimwe kiza kugera, ubwo mu gihe wa mugore nyine ategereje umugabo we, na wa mukozi ari mu gikoni ategereje ko barangiza kurya kugira ngo yoza amasahani n'amasafuriya. Igihe cyageze bya bindi by'uko ahanyere ntihuma, ngizo saa moya z'ijoro, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, minuit mo local. Nuko wa mugabo ngo arebye ku isaha yari ari mu ikabare, abona ari mu gicuku. Nuko arataha, ariko atari kubona, yasomye kuri 5 nyine ari kwandika 8. Nuko birumvikana ageze mu rugo mu gicuku, ari umugore aramutegereje, ari wa mukozi ategereje mu gikoni. Wa mugabo anaje ngo ntiyagiye muri salle à manger, ahubwo ahitiye ku buriri ariryamira kuko nyine zari zikimurimo. Nuko ngo bigeze saa 9 z'ijoro zimaze kumushiramo, arebye ku buriri ntiyabona umugore we.
akomeza kwibaza kura filime ukuntu byagenze kose. Agiye kureba zimaze kumushiramo ngo agiye muri salo, asanga umugore we araryamye uko yakicaye ku meza amutegereje kugira ngo basangire barye. Wa mugore yaguye hasi kubera umutima uri kumurya, yarwaye umutima no gutaka bitakiri gushoboka, umutima uri gutera bikomeye cyane. Ubwo wa mugabo atangira gutabaza kugira ngo amujyane kwa muganga. Uko ari gutabaza, wagomba kumutabara yari wa mukozi wo mu gikoni. Urumva nawe yarategereje kugira ngo nibarangiza kurya bari yakoze amasahani, nawe uko ibitotsi byakamujyanye ngo ahita akubita akaboko mu ziko, akaboko karashya. Shebuja nawe yasanze umukozi yahiye kubera ibitotsi byo gutegereza bashebuje kugira ngo bave ku meza. Ubwo wa mugabo yoze koza kubigenza, uko agiye gutwara umugore kwa muganga ndetse no wa mukozi kugira ngo ajye kubavuza. Umwe arwaye umutima, undi arwaye akaboko, bose agiye kubatwara kwa muganga. Ngo wa mushumba wacu niza aragiye, uburyo aragiye inkomere gusa. Nibwo yashiduka agiye kwita ku nkomere, abarwayi, abababaye, bigeze kure. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Mushumba, muyobozi, mutegetsi, mbega wowe. Nk'uko birangira, wa murongo w'Yesu twarawucuritse. Abo dushinzwe bikaza kurangira ahubwo ari bo badushinzwe. Kubera iki nabaye gito? Ndi umushumba gito. Bayoboke b'Imana, uzi ko twese urubanza rwadutsinda. Ongera urebe, hari akantu mperutse gutekerezaho. Urebe nk'igihe twagiye mu bukwe, igihe tugeze muri reception, habanza kwakirwa bande, uzasanga abakuru ari babanza kwakirwa, abana bakaza kurya nyuma. Inyama nziza zikaribwa n'abakuru, wowe nanjye turimo, abana bakaza kurya amagufa. Bana yabonye se ngo kuko uyu murongo wa Yesu aramutse aje, twese yaduhondagura, yadukubita, kuko ahishe twabashumba gito. Abana turabakandamiza, abakozi turabakandamiza, abo tubana babandi baciye bugufi bose turabakandamiza. Twarangiza ngo ndi umushumba, ndi umuntu mwiza, ndi umuyobozi, ndi umutegetsi, mfite amafaranga, ndakize. Aha, nibyo koko urakize. Ukize ku mafaranga ariko ntabwo ukize ku ngoma y'ijuru. Kuko ingoma ya Kristo ni ingoma kwitangira abandi, cyane cyane abaciye bugufi. Bagabo ngo kuko akenshi icyazo tugishyira ku bandi ati umugore wanjye niwe umbihiriza, umugore wanjye ntamba karibu, ntamba keye, induru ukayibangira umunwa. Ariko se utaha ryari? Wasanga utaha amajoro, abandi baragutegereje, umugore, abana, abakozi baragutegereje nk'uko Abisirayeli babategereje Mesiya. Mbega wowe, mbega abagabo baraha bataha mu gicuku, barangiza ngo nabashumba. Uri umushumba nyabaki? Abakozi bamwe bari kugwa mu muriro kubera kugutinya, abagore bamwe barwaye imitima kubera abagabo babo babakura umutima, babahoza ku nkeke. Warangiza ngo uri umushumba, warangiza ngo ufite urugo, warangiza ngo uri patro w'urugo. Byahibyo kajya. Yesu aramutse aje, umva, yahera ku murongo kubita ibiboko, kubera ko twabaye ibirura bamwe, kubera ko bamwe twabaye bamucoma, abandi tubibirura, abandi tubabacanshuro. Ndifuza kuguha nsoza ahantu hatatuza kureba, wongera urebe koko niba ukiri umushumba cyangwa niba uri umucanshuro. Nirinze kuvuga ikirura, uwo babona bagatinya, kuko icyawo ni ukurya gusa, aho kugira ngo witangira abandi. Uze kureba, ndi shefu w'uruganda, shefu wa kiliziya, shefu mu gihugu, shefu mu karere, shefu muri paruwasi, shefu aho nyobora hose. Aho ni kiliziya ya Yesu. Ese wasanga uri gushaka gushisha mu gihe abandi bari gushira, bari no gushirira, bari gushya, babakozi batoya bari gushya, bababoyi, babayaya. Reba inshuro mara ubabona bari kuziko bari gushya kubera wowe witahira amajoro, nta na kimwe witayeho. Abandi umutima wenda kubavamo kubera wowe n'amajoro yawe. Warangiza ngo uri umushumba. Aho ngaho nyine uri umushumba nk'uw'inka wenda, uw'ingurube, uw'inkoko, uw'inkwavu n'uw'ipusi. Naho ubundi ntabwo uri umushumba w'abantu. Uzakora agaperereza gato, urebe umwuka abo ukoresha bafite, urebe umwuka abo mubana bafite. Niba koko utajya batsikamira mu cyayenge,
warangiza ngo uri umushumba ukagenda ubiririmba uti ndi umuntu mwiza, ndi umushumba. Uri umushumba se ku rwego rwa Yezu? Kandi wowe wica. Erega kwica ntabwo ari ugufata intwaro, umuhoro, icyuma n'ibindi byinshi. Ushaka kwica umuntu mu mutwe ugatuma atajya asinzira amasaha yose, ukayakoresha kubera ko ni rubanda rwa giseseka, ntagira umuvugira. Akarengane mw'abashumba mwe, akarengane mu zacu, mu bakozi bacu. Ngo kongera uharebe aho ngaho muri iyo sosiyete yawe, muri urwo ruganda rwawe, urebe akarengane karimo. Hanyuma uze kundebera mu rugo rwawe, wongera urebe ese umugore wanjye n'abana ndacyabera umushumba mwiza nka papa mwiza, cyangwa nanjye ntaha amajoro umutungo nkawusesagura mu ikabare n'ahandi kure cyane, mu nzu z'indaya n'ahandi hose bijyana nabyo. Narangiza ngo ndi umushumba, ninjye mugabo muri uru rugo, ninjye utegeka muri uru rugo, kandi no guteka utabizi. Hanyuma numva mu rugo rwawe unyarukire gato no mu mutima wawe ha gatatu, wongera uharebe niba nta santima wifitemo, ibyifuzo bibi byo kugirira abandi nabi, gupangira abandi imigambi mibisha, ibyifuzo byo guhonyora abandi, gucakaza abandi, ibyishimo byo gushavuza abandi aho kubashimisha, wowe uri kubashavuza, bari gushirira wowe urashaka gushisha. Wongereze kwibutsa igisibo gishimisha Imana ni ukudohora ingoyi z'akarengane. Akarengane mw'ababyeyi mwe, akarengane mw'abashumba mwe. Mwongere murebe niba intama zanyu mutazitsikamiye, mutari kuzirenganya. Nuko twese turebere kuri Kristo umushumba mwiza, kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire usagambye. Mwese mbifurije amahoro y'Imana. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.